intasho abiwacu muraho niye nyabusanga kumbuye muraho abishanga ritinya kumbuye ijuru ry'igasabo. Abiwacu muraho ni Dr. Innocent Ndagijimana kuri iyi YouTube channel yacu Iwacu Heza. Ngarutse kubaganiza kugira ngo twibukiranye. Ese ujya wibaza aho iyi filozofi y'inkotanyi y'icyaha cy'inkomoko ku bahutu yaturutse? Aho usanga muri propaganda ya FPR inkotanyi bafata abahutu bose bakabashyira mu gatebo kamwe, bakabagaragaza nk'abajenosideri bafite ingengabitekerezo ya jenoside, mu gihe abo mu bwoko bw'abatutsi bo bavuga ko bari abavictime. Ku buryo yewe usanga hari naho n'umututsi wari hanze muri kirya gihe avuga yuko nawe ari umuvictime kubera yuko iyo ajya kuba mu Rwanda yari kuba yarishwe. Iki kiganiro ngiye kubagezaho ni ikiganiro mpaka twagize kuri BBC Gahuzamiryango, cyari kiyobowe na Ari Yusufu Mugenzi, umunyamakuru wa BBC. Ikiganiro cyabaye ku itariki 24 z'ukwezi kwa karindwi mu 2013. Iki gihe abacurabwenge ba FPR inkotanyi, abahezanguni, bari barimo gukora umushinga muremure wo gushyira icyaha cy'inkomoko ku banyarwanda bose bo mu bwoko bw'abahutu. Nabaye umwe mu bahagurutse ndavuga nti ibi bintu ntabwo dushobora kubyemera. Niwumva uko navugaga icyo gihe nuko mvuga uyu munsi, ndacyari wa wundi, ntabwo nemera yuko icyaha kiba gatozi. Ariko nushaka kumenya inkomoko y'uyu mushinga, ubundi Art for Peace yari association y'abamporiki. Mu by'ukuri yibye umushinga wa Kizito Mihigo. Kizito Mihigo yarafite umushinga wo kunga abanyarwanda abinyujije mu buhanzi, aho yasuye buri gereza yose yo mu Rwanda. Noneho wa mushinga abo muri FPR inkotanyi barawubona kuko yari yabubagejejeho abicishije muri Minisiteri y'Urubyiruko n'Ubuhanzi n'Umuco. Noneho ahubwo baravuga bati Kizito uburyo arimo kuvugamo ibyo guhuza abanyarwanda, kunga abanyarwanda, ntabwo ari yo gahunda tubibonamo, kuko buriya FPR ivuga kimwe ariko igakora ikindi. So ubwo rero umushinga barawibye bawuha Bamporiki, umwana w'umuhutu w'umunyacyangugu wari wuzuwe n'ipfunwe, kuko baravuze bati nidukoresha Bamporiki, umuhutu wagaragaje ipfunwe, biradufasha cyane kugera kuri gahunda yacu. Nuko rero Bamporiki bamuhaye umushinga. Bamporiki yatangira kwigisha mu Rwanda. Ugeze kuri BBC hari ikiganiro cya mbere bakoze. Iki kiganiro ni icya kabiri cy'abantu bari bahagurutse tuvuga tuti uwo mushinga ntabwo tuwemera. Umushinga ushaka gushyira icyaha cy'inkomoko ku bahutu bose, twe twabonaga ingaruka bizagira. Kandi ngira ngo abanyarwanda bavandimwe, nimureba neza aho FPR inkotanyi igeze yigisha urwango, aho Dr. Bizimana bamuhaye ministeri bise iy'ubumwe, ariko ari ministeri nta kindi gamije ari urwango, kwibutsa abahutu ko ari amashitani, ari babi, ndetse bakabwira abatutsi ko iyo bitaba FPR abahutu bari kujya kubamara, kandi ko abahutu ari abantu bagomba kwirinda. Rero muri iki kiganiro ni audio irakurikiraho, murayumva neza by'umwimerere. Ndagira ngo mbabwire kandi iki kintu cy'icyaha cy'inkomoko, buriya ntimugatekereze ko inkotanyi ari abato. Inkotanyi ni abahanga cyane. Icyaha cy'inkomoko ku bakristo, kugira ngo muzi yuko uko imyizerere ya Gikristo yigisha ko
umuntu yakoze icyaha cy'inkomoko kubera ko twakomotse kuri Adamu na Eva bacumuye bagacumurira muri garden ya Eden aho Imana yari yabakize. Kubera rero ibyaha bya Adamu na Eva, buri muntu wese uvutse ku mwana w'umuntu akaba agomba kuvukana icyo cyaha kugira ngo ugikire. Ni uko ugomba kuba umukristo ndetse ukabatizwa ukabona n'izina rishya. Inkotanyi no zitekereza uyu mushinga zavugaga yuko abahutu bose kubera ko bakoze jenoside, bakoze itsembabwoko n'itsembatsemba, umuhutu ugomba kuva mu ipfunwe nuzemera akabatizwa nk'abamporiki akaba inkotanyi itareshya n'izindi. Uwo nguwo niwe muhutu bashaka. Ni umuhutu nka Rucagu Boniface, ni umuhutu nka Bazivamo Christophe. Ni abahutu buzuye ipfunwe, ni abahutu bashyize inda zabo imbere. Hari abandi bahutu bahagurukiye kurwanya ibi bintu, njye ndi mu ba mbere, ndi mu bari ku isonga. Ndi umuhutu, ndi proud. Abanzi murabizi, ngira ngo na YouTube channel yanjye bwa mbere nyitangira, nujyaho kuri video ya mbere nashyizeho ni video nakoresheje telefone mvuga ngo ndi umuhutu kandi ndibuka. Ku umuhutu ntabwo bintera ipfunwe na gatoya. Ni nayo mpamvu YouTube channel ibintu izajya ikora nibura intego zacu ebyiri. Iya mbere ni ugukura abanyarwanda bo mu bwoko bw'abahutu mu ipfunwe. Iya kabiri ni ukunga abanyarwanda, kuko nitumara gukura abahutu mu ipfunwe bakumva abo bari bo, abahutu bakumva yuko ari beza, ari smart, icyo gihe noneho bazazamura icyo twita mu Cyongereza self esteem yabo, nibura babashe kuba bavugana n'abatutsi. Ariko igihe ibyo bitaraba nta kizashoboka. Ubwo rero nimwumve iki kiganiro kiri kuri BBC. Nge natangiye kuvuga ku munota ngira ngo 12, ariko murumva yuko ni debate yari ikomeye cyane. Murakoze, ndabinginze musangize iki kiganiro abandi, musubscribing kuri YouTube channel yanjye ndetse no kuri social media. Munkurikire, ndi kuri Facebook, ndi kuri Instagram, ndi kuri TikTok, ndi no kuri X. Aho hantu hane niho ngiye kuzajya nshisha ibitekerezo byanjye, ndetse nawumva ibintu nkanjye ndabasaba yuko muzajya munkurikira tugasangira ijambo. Murakoze, murakarama. Intashyo abiwacu muraho niya nyabusa ndakumbuye. Kuri BBC gauza miryango mwaramukanya amahoro bakunze b'ikiganiro Imvo n'Imvano. Imvo n'Imvano y'uyu munsi yatumikiye abadusabye ijambo ku kiganiro cyo mu cyumweru gishize ku gikorwa cyatangijwe n'umuryango Art for Peace wo mu Rwanda cyo gushishikariza urubyiruko rw'abahutu gusaba imbabazi ku cyaha cya jenoside bivugwa ko cyakozwe mu izina ry'abahutu. Art for Peace irumva ko ibyo bigezweho byafungura inzira yo kubaka u Rwanda rushya rushingiye ku bunyarwanda, ariko hari abanyarwanda badashyigikiye icyo gitekerezo. Bikaba byaragaragaye mu kiganiro cyo mu cyumweru gishize cyahuje Anastase Gasana, General Emmanuel Habyarimana, Boniface Rucagu na Edouard Bamporiki. Hari abantu benshi batwandikiye badusaba gutanga ibitekerezo kuri icyo kiganiro. Uyu munsi tukabatumikiye, ariko abo twatumikiye ni nk'igitonyanga mu nyanja kuko twakiriye ubutumwa bwinshi. Abatiyumva rero mutubabarire, birashoboka ko twazabatumikira mu cyumweru gitaha. Iki kiganiro mwagiteguriwe na Ali Yusufu Mugenzi. Samirana radio yacu dukunda cyane, BBC gahuza miryango. Mbere yo kujya mu mpaka, reka tubanze tubagezeho ubutumwa bwanditse murabusomerwa n'abanyamakuru bacu bo mu Rwanda no mu Burundi. Prudence Ngiyumva ni utangira abagezaho ubutumwa bwa Marianne Kalisa. Ndashimira cyane byimaze y'umwana w'Icyangugu Bamporiki Edouard n'umutahira w'intore Rucagu Boniface. N'abantu b'abanyakuri kandi ukuri niko kubaka.
ndi kumwe nabo mu bitekerezo byabo bizima. BM Habyarimana ati Kagame arajijisha, ajijura abaturage ayobora ndetse n'abayobozi bakora nabi akabacyaha nk'umubyeyi, abereka umurongo mwiza wateza abaturage imbere bakava mu bujiji. None wowe utarajijisha, ahubwo ndumva ari wowe ujijisha. Ngo baratoneka abanyarwanda, ngo Kagame azi ibyo yakoze ibyumba na Ruhengeri, Rwesero na Gakurazo, ngo yatsembye abahutu, ngo bizamukoraho. Dore igisubizo. Aho hose muvuga, abajyaga ku ruhande rw'inkotanyi bose nibo bashoboraga kubaho. Aho inkotanyi zageraga bariruhutsaga. Gasana Anastase ati inkotanyi zarishe, ngo Kagame na FPR ni abacunguzi b'abatutsi, ngo bashakaga gufata ubutegetsi, ngo bagamije gukandamiza abahutu ngo batajya mu buyobozi. Dore igisubizo. Wowe Gasana, ntiwabaye minisitiri na ambasaderi mu buyobozi bwa FPR? Habyarimana se we ntiyabaye minisitiri w'ingabo asimbuye Kagame kuri uwo mwanya? Ninde se wabageneraga iyo myanya myiza atari perezida Kagame? Baca umugani mu kinyarwanda ngo abo umwami yahaye amata nibo bamwimye amashyi. Gasana ati habayeho jenoside ebyiri. Jenoside yakorewe abatutsi ko yemejwe na Loni, iy'abahutu yo yemejwe nande? Ndabaza Gasana na Habyarimana niba barigeze babona umututsi wafashe umupanga agacocagura umuhutu akamutwikira. Niba hari aho muzi byabaye muzahavuge, nibwo hazaba harabayeho jenoside ebyiri. Ariko ibyo byose mvuze byabaye ku batutsi. Gasana ati hagomba kujyaho ubuyobozi bwiza burimo abanyarwanda bose. Ubuyobozi bwiza abaturage bibonamo n'ubuyobozi bwa perezida Kagame Paul. Wabyanga wabyemera niwo abaturage bazi neza ko asobanutse. Arabakunda, akabagabira inka, abana babo bakiga neza, abandi bakabigisha imyuga izababeshaho. Abanyarwanda barajijutse kubera Paul Kagame. Ndabaza Gasana ubundi buyobozi avuga bwiza bubereye abanyarwanda burutu bwa perezida Kagame. Abaturage babwibonamo, bafite umutekano usesuye n'amahoro arambye. Asanga ari inde wabuyobora urusha perezida Kagame kuyobora neza? Twebwe abaturage bo mu Rwanda ayobora tubona ko nta wundi watuyobora nkawe. Niba ugira ngo ndabeshye, uzaza ukora iperereza mu cyaro, abaturage bazakubwira ko nta wundi bifuza ko yabayobora atari perezida Kagame. Urugero naguha nuko iyo yagiye mu ntara gusura nk'abaturage naho bagejeje ibikorwa byo kwiteza imbere bibakura mu bukene, bose baba bamusaba ko yakwemera ko bahindura itegeko nshinga agakomeza kubayobora. Igisubizo abahanga iki? Ati mureke dusoze ikivi twatangiye. Ati sinambuka ikiraro ntarakigeraho. Iyo muvuga ngo Kagame na FPR batsembye abahutu, umva nta soni bibateye? None se ko batsinze urugamba, iyo bashaka kwihorera ntibaba barabikoze? Ariko babahutu n'abatutsi baravanze mu nzego zose z'igihugu, mu mashuri no mu mirimo nta vangura muri leta ya Kagame. Byigeze bibaho se muri leta zanyu? Ubu ingabo z'igihugu na polisi bafatanya n'abaturage mu bikorwa byose byubaka igihugu. Abaturage ntibakishisha ingabo na polisi nka kera, ndetse usanga abahutu ari bo benshi mu mirimo ya leta. U Rwanda ni igihugu kigendera ku mategeko, kandi mu gitabo cy'amategeko hano ibyaha mu Rwanda handitswe ko icyaha ari gatozi. Byumvikane rero ko niba data yarishe agomba kubibazwa ku giti cye. Niba FPR ishaka ko abahutu basaba imbabazi abatutsi, ese yibagiye ko gacaca yishyiriyeho yari igamije kugaragaza uruhare rwa buri muntu ku giti cye? Ubwo se yaba yaramaze iki mu gihe bashaka kumvikanisha ko abahutu bose bagomba gusaba imbabazi? Sanga ibi ahubwo ari ishusho leta ya FPR ifata abahutu bose. Ibi rero biteye isoni ku gihugu cyacu, kandi bizateza ibibazo bikomeye cyane, kuko bari abana barigura bemera ibintu bidashoboka. Kuko ku muhutu utarakoze jenoside ni igikomere gikomeye cyane bari kumutera. Ibyo bintu sinzi impamvu leta ubwayo yakuyeho amoko none ita abahutu basaba imbabazi abatutsi. Abo bantu bari kwemera ko ari abahutu ndumva bagombye kubarega ingengabitekerezo. Umwanzuro ni uko ibi byose mwumva abantu batangaza bitagombye kubarangaza, kuko ari FPR yihishe inyuma y'ibi byose bagategura abana bajya muri ziriya nama. Gusa nibwira ko ukuri kuzashyira kukajya ahagaragara, imizinga ikavamo imyibano. Ubusanzwe ndi umunyarwanda, ibyabaye ndi mu Rwanda. Ibyo abatumirwa baganiraga ni byiza kuko biganisha inzira yo kubaka. Gusa rero namenye ko ibyo abanyarwanda benshi bazi babizi igice. Nkurikije ibyo General Habyarimana yavuze n'ibyo uhagarariye Art for Peace yavuze, bigaragaza ko hari ibyo abanyapolitike ba leta ya Habyarimana bazi tutazi, kumvo n'imvano y'ibyabaye. Hari ibyo abanyapolitike ba leta dufite nabo bazi tutazi, hari ibyo abari inzirabwoba bazi, hari nanone ibyo abasirikare b'inkotanyi nyazo bazi tutazi byakozwe mbere yo kuvanga ingabo, hari ibyo abasaza b'inyangamugayo bazi,
buri ruhande muri izi nibatirengagiza ukuri bizadufasha kugira umusingi nyawo w'ubumwe bw'abanyarwanda. gusaba imbabazi mu izina ry'abahutu byashoboka gute ntawugeze abatuma? ese uvuga ko abahutu bagomba gusaba imbabazi yazungurutse igihugu cyose asanga benshi ari abamubwira ngo genda usabe imbabazi mu izina ryacu? bake bafite inyungu bakurikiye be gushaka kwitera umwambaro wa benshi, kuko imbyino nyir'urugo ateye niyo wikiriza. bazabanze bacukumbure barebe aho urwango rw'abaturanyi bombi rwaturutse, bicare bataryarya naho ubundi abanyapolitiki baratubeshya. ese Rucagu ko yabonaga amateka agorekwa, kuki nk'umuntu wari mu buyobozi bwa Habyarimana atagiye ahagaragara ngo avuga ati ibi nka Rucagu ndabyamaganye kabone n'ubwo yari kubizira? amateka y'u Rwanda arazwi, hababaje abayabeshywa. ese ubu higishwa ubumwe n'ubwiyunge cyangwa higishwa urwango rw'abahutu ku batutsi? nakumiro. icyaha ni gatozi, ntabwo ari rusange, keretse niba bemera ko umuhutu wese yishe. none se kuki batavuga abishwe n'inkotanyi? nta nzirakarengane zirimo? none se ababuze ababo bazasabe abatutsi nabo kubasaba imbabazi? abo basaza baba hanze nabo ntibagahakane ko abatutsi bishwe n'abahutu, batumwe na guverinoma yariho, ariko si abahutu babatumye. be kujya babihakana, ahubwo bagafatanije na ba Rucagu bagasaba imbabazi z'ibyo bakoze, ariko mu izina ryabo bwite. urumva abahutu bose ukabateranya bagacyocyorana, Emmanuel Habyarimana agahakana amateka yize, maze Rucagu akamushinja. nakumiro. bazavuge niba barabeshya abanyarwanda ayo mateka y'ibiboko, shiku, ingoma karinga, gushahurwa n'ibindi. ubwo rero nyuma y'imyaka nka 200 hari abazaba bahakana amateka mashya y'u Rwanda babivuga hakurikijwe inyungu zabo. reka ndangiriza aha, navuga byinshi kuko mfite ibyo nabonye n'ibyo mbona ubu intimba ni yose. ariko koko Kagame na leta yiwe barumva bagana hehe? kuva ryari umuntu asaba imbabazi mu izina ry'umuryango? icyaha gihana uwagikoze, kandi abanyarwanda bamenye ko abahutu n'abatutsi bari no mu bindi bihugu. sinzi rero ko nimba Kagame yibaza ko umuhutu wese ari umwicanyi, ubwo nazi Burundi aje Tanzania, Kongo na Uganda abitubarire. mbega ko tuzi ko hari abanyarwanda bishe abantu mu Burundi, yewe na perezida Ntaryamira akaba yanaguyemwo, aho twoca tuvuga ko abanyarwanda bose ari abicanyi? ko tuzi ko hari abarundi bishe abantu mu Rwanda, tuce tuvuga rero ko abarundi bose ari abicanyi? mbeko mu Rwanda twari twumvise ko atamoko agihari, ubu ho habyemeye gute? ewe Rwanda uragana habi sinokubesha. rwose byabaye mu Rwanda ni agahomamunwa pe, ariko ayo mateka afatwa ku banyarwanda bose, aho ukuri kutari nta rukundo ruhaba. nituvugisha ukuri, uwishe wese akatura agasaba imbabazi, yaba uwishe umututsi cyangwa umuhutu. uwo musore Bamporiki w'Icyangugu, niba yumva hari uruhare yagize muri jenoside yakorewe abatutsi, nabisabira imbabazi ku giti cye. erega numva bigiye kuba icyaha cy'inkomoko, ku buryo n'abavutse nyuma ya jenoside bose bagiye kwitwa abajenosideri, kuko kuri jye ako ni agashinyaguro. none se abahutu babuze ababo muri Byumba, Ruhengeri, Kibeho na Kongo, akeka ko batababaye kuba badahabwa n'akanya ko kwibuka ababo no kurwanya icyo bazize? ariko azi neza ko ibyo byose biri mu mitwe y'abanyarwanda bashengurwa n'intimba n'agahinda. jenoside y'abatutsi yabayeho ndayemera, ariko ntiyakozwe n'ubwoko bw'abahutu bwose, ahubwo yakozwe na bamwe mu bwoko bw'abahutu. ariko rero hagati aho hari n'ubundi bwicanyi ndengakamere bwakorewe ubwoko bw'abahutu, ndetse kuri jye mfata nka jenoside butavugwa. uwo musore mbere yo kwigira intyoza mu mateka y'igihugu cyacu, ajya abanza akora ubushakashatsi atagize aho abogamiye. azagenda abaze Masabo Nyangezi ibyo yabonye, Madame Esperance wiciwe umwana hamwe n'abihaye Imana mu by'Imana i Gitarama, umuryango wa Rugamba Sipiriyani, umuryango wa Uwiringiyimana Agata, umuryango wa Gatabazi n'abandi benshi, maze abone kuzajya yihandagaza ngo yihe kuvugira urubyiruko. mbaye mbashimiye bakunze b'iki kiganiro, kandi mbisabira kutagira uwo muziza uko yavutse, idini, ubwoko, ubukire, ubukene, uburebure, ubugufi cyangwa se ibindi byinshi umuntu yakwita ivangura. biragaragara ko abanyarwanda bafite inyota yo kuganira. ni ngombwa ko abanyarwanda bafite ibitekerezo binyuranye babona urubuga rwo kubitangaza, bakabijyaho impaka. mu mvugo zahise bigaragara ko hari izishingiye ku bumenyi buke
cyangwa bigamije kwishakira inyungu z'akanya gato. Hakaba n'ibitekerezo bigaragaza ubunararibonye no gushyira mu gaciro. Ku bantu basobanukiwe n'ubumenyi bw'imibereho y'abantu, ni ngombwa kwirinda imvugo ikomatanya igamije kugendera ku bintu bike ukemeza ko n'ibindi utagenzuye nabyo ariko biteye. Abanyarwanda bagiye bakora amakosa ashingiye ku ikomatanya, aho usanga imyifatire y'umuntu umwe cyangwa ya bamwe yitirirwa abandi bose. Imvugo umukobwa bumwe agatukisha bose ntizikwiye mu bihe tugezemo. Ni ngombwa kwibutsa ko icyaha ari gatozi. Kuvuga ko umwana yaryozwa icyaha cyakozwe na se ni ubujiji, kuko umwana n'umubyeyi we ni abantu batandukanye. Komeruka RPF yirirwa yigisha ko nta moko aba mu Rwanda, iby'abahutu biba bije gute? Baba bavuye he? Kutumva impamvu abatutsi b'Icyangugu bapfuye kandi intambara ibera iburasirazuba bw'u Rwanda, yasobanukirwa impamvu umuntu arwara ino cyangwa urutoki akababara umutwe. Igihugu kuba gituye ni nk'umubiri w'umuntu. Ku muntu utekereza ntiyanabura kubabazwa n'ibikorwa bibi bibera no mu kindi gihugu cya kure. Intambara irasenya ntiyubaka. Ariyo mpamvu RPF igomba kwemera uruhare rwayo mu marorerwa Abanyarwanda n'Abanyekongo bahuye nayo biturutse ku ntambara z'urudaca zidasobanutse yashoje mu karere k'ibiyaga bigari. Kuba Rucagu ageze aho yirengagiza ubwicanyi bw'indengakamere bwakorewe bene wabo nakumiro. Umuntu uhakana ibikorwa bibi byakozwe n'inkotanyi nta gitekerezo abatanze. Muri icyo kiganiro nta wabura gushima Anastase na Emmanuel ku bitekerezo birimo ubunararibonye batanze. Ibitekerezo byabo bigaragaza ko bakurikiranira hafi amateka y'u Rwanda. Gusa ntibagomba kwirengagiza ko bari mu bantu bakoranye n'izo nkotanyi bamagana uyu munsi, kandi ibyo zikora ntaho bitaniye n'ibyo zakoraga mbere. Ubwo bwari ubutumwa bwanditse twakiriye. Ubu rero reka tujye mu mpaka, ariko nanone z'abadusabye ijambo. Turahera ku mpaka hagati ya Karorero Joseph, umunyamategeko n'umushakashatsi kuri jenoside uri mu Rwanda, na Pastor Innocent Ndagijimana uri muri leta ya North Carolina muri leta zunze ubumwe za Amerika. Joseph Karorero niwe utangira gusobanura ibyo avuga ku kiganiro cyo mu cyumweru gishize. Icyo nkivugaho ni uko gihe nshyigikiye ruriya rubyiruko, kiriya gikorwa ni igikorwa nk'umuntu ukora ubushakashatsi ku bintu bijyanye na za jenoside, ni igikorwa gikiza ubwazo, cyane cyane kiza kigamije kubaka kuri jenoside yakorewe Abatutsi, cyerekana koko byibura hari jenoside yakozwe kandi jenoside yakorewe Abatutsi, hanyuma ikerekana ko hari urubyiruko rufite ubushake bwo gusaba imbabazi, bwo kuva mu bihe bibi bigira ku mateka mabi yateye jenoside kugira ngo bashobore kubaho kandi bagamije kubaka ejo habo heza. Ngira ngo Joseph ntabwo ari urubyiruko gusa, kuko twumvise na Perezida Kagame washujije uriya muhango, ijambo rye arabishyigikiye kandi arashishikariza abo bahutu gusaba imbabazi. Yenda umuntu asubiye inyuma gatoya mu mateka yakubwira ko aho jenoside yose yabaye haba harabayeho igihe kinini cyo kuyitegura, igihe kinini cyo kwigisha amacakubiri, cyo kwigisha urwango, uburyo igihe cya jenoside kandi mu Rwanda jenoside yakozwe yubakiye kuri ideoloji y'urwango, iciye muri ideoloji y'abahutu. Biriya byatangajwe mu kiganiro cy'ubushize, byavuzwe ingero zatanzwe z'abariya bahutu bishwe. Twumvise ko hari n'abahutu batabaye cyangwa bahisha abatutsi. Wowe urabishyira byose mu kigali kimwe ko abahutu bagomba gusaba imbabazi? Nta kuntu umuntu utumvikana ko jenoside yakorewe mu Rwanda yakorewe Abatutsi ni jenoside idasanzwe. Uvuga ko jenoside yo mu Rwanda ari jenoside idasanzwe, ushaka kuvuga iki? Nta munyamahanga wigeze ategura kurimbura Abatutsi. Ni Abatutsi babanaga umusozi umwe n'Abahutu, kubera ubuyobozi bubi Abahutu bagenda bategurwa igihe kirekire kwanga Abatutsi, ariko mu by'ukuri bari bamwe, bari basangiye ubuzima, bari basangiye imibereho, bari basangiye imibanire ntitandukanye, kuko ni abantu babanye, ni abantu bari bafite amateka igihe kinini bari kumwe. No gushaka umuti wo kubisohoka muri ibyo bintu nawo ugomba kuba ari umuti udasanzwe. Ariyo mpamvu inzira nk'izi ngizi nazo ziba zikenewe zitandukanye kugira ngo dushobore kubaka. Uko nabivuze uri kumwe na Pastor Innocent Ndagijimana, ari mu ntara ya North Carolina, ni muri Amerika. Yadusabye ijambo. Ibi uvuga we ntabwo abyemera kubyerekeye Karorero, ariko njye ntabwo nemeranya n'ibyo arimo kuvuga ko abahutu bagomba gusaba abatutsi
imbabazi ku bwa jenoside yabaye muri 1994. Impamvu ntabyemera ni uko njye nemera yuko icyaha ari gatozi. Ntabwo abo bana bavutse ejo bundi cyangwa bari bafite imyaka 10 nk'uko Twabamporiki yavuze, ntabwo bagomba gusaba imbabazi ku bwoko bwabo kubera yuko icyaha ni gatozi. Ababikoze nibo bakagombye gusaba imbabazi, ndetse nabo ntabwo bazisaba mu rwego rw'abahutu kuko ntabwo bari batumwe n'abahutu. Ikintu abantu ahari babaye nk'abatangara nge kitantangaje no kumva yuko ngo iyi politiki yuko abahutu bose bagomba gusaba imbabazi. Ibintu ntabwo bitangiye ejo bundi, ngira ngo umuntu wa mbere numvise wabivuze byari mu mwaka wa 2000 cyangwa muri 1999 yari wahoze ari Premier Ministre Rwigema Celestin. Nge rero ntabwo natangaye kumva yuko noneho n'ubundi iyo politiki FPR yatangiye uhereye muri 1994 kuva bafata ubutegetsi, kuko bo urebye ideology yabo na propaganda ni ukumvisha yuko mu Rwanda hari abavictime hakaba n'abajenosideri bakoze ubwicanyi. Ugasanga rero yuko bo ari ukugaragaza yuko abahutu bose ari abicanyi, ariko ngira ngo ibyo bifite impamvu za politike zibiri inyuma zo kugira ngo abanyarwanda bo mu bwoko bw'abahutu babe bahezwa, babe batabona ijambo mu butegetsi. Gusa bemere bari abahutu yabo ba Rucagu Boniface, abo ngabo ba Premier Ministre ba Pierre Damien Habumuremyi, bo bagomba kuvuga ngo bagiye gusaba imbabazi mu rwego rw'abahutu. Ariko ndavuga ngo nabo ntabwo bagomba gusaba imbabazi mu rwego rw'abahutu kuko ntabwo barepresenta abahutu, ntibahagarariye abahutu muri leta. Ijambo Perezida Kagame yavuze mu by'ukuri ku itariki 30 z'ukwezi kwa gatandatu ni ijambo rikomeye cyane, ni ijambo rutwitsi, aho Perezida Kagame yavuze ngo mushiki we ngo bamukururaga amazuru mu mwaka w'1973. Gukurura izuru nk'uko Perezida Kagame yabivuze kuri mushiki we bisa n'ibyo Karorero amaze kuvuga by'ukuntu abahutu bigishwaga kwanga abatutsi. Urugero rwatanzwe n'urwo rwa Kagame yavuga ko umuntu bakururaga mushiki w'izuru bareba niba harimo n'igufa cyangwa nta n'igufa ririmo. Sinzi wenda aho Karorero yize niba arize mu Rwanda, ariko nge amashuri abanza na secondaire nayize mu Rwanda. Ntabwo nibuka na rimwe batwigisha kwanga abatutsi. Icyo nibuka cyo nize kuri Sainte Famille. Secondaire nayize ku Gikongorano bita Runyonzi. Ni ukuvuga ngo icyo nibuka cyo twiga muri primaire, hari igihe iyo twimukiraga mu mwaka wundi mushya, ku munsi wa mbere bavuga ngo duhaguruke, bavuga ngo abahutu nibahaguruke, abatutsi nibahaguruke, ariko ibyo byahitaga birangirira aho ngaho, nta kindi kintu cy'urwangano nabonaga kirimo kwigishwa. Icyo wenda nakwemeranyaho na Karorero ni uko mu gihe abahutu bari ku butegetsi by'ukuri bigaragara yuko abatutsi bari barahejwe mu myanya y'ubutegetsi, cyane mu nzego za gisirikare no mu nzego za leta hari harimo abatutsi bake cyane, ndetse ni nkabyo biriho uyu munsi mu nzego za gisirikare nkuru. Wagira ngo abahutu bo ntabwo bazi igisirikare, ntibazi niyo biva niyo bijya, bashyiraho abahutu gusa b'ibyapa nka babiri nka Generali Rwarakabije na Jerome Ngabo nibo bahutu. Urasanga muri leta harimo abahutu b'abaheza nguni babazivamo Christophe, abo ngabo ba Rucagu. Kubona mu by'ukuri ibintu bikomeza ni bimwe kuki wita buretse gato, kuki wita abaheza nguni abantu baheza nguni? Impamvu ngo nabaheza nguni ni uko mu by'ukuri bo icyo bakurikira ni umurongo wa FPR, ntabwo bashobora kuvuga n'ibitekerezo byabo bitekerereza, ni ukuvuga ngo indirimbo bateye niyo bikiriza. Buretse gato Karorero, ndumva usa n'urimo kwidoga. Karorero nagira ngo agaruke ku murongo, yibuke ko twariho tuvuga ko koko bari abana. Icya mbere turebye n'amateka ya ruriya ihuriro ry'urubyiruko, icyo leta mbona yafashijemo ni ukubafasha kugera kuri biriya bikorwa, ariko ikorwa ni icya ruriya rubyiruko, ariko bitabuza ko n'umuntu mukuru ashoboye gutera intambwe, agatera intambwe nziza yo kunenga ibihe bibi by'amateka yaranzwe no gushyira imbere ubwoko cyangwa icyiswe ubwoko. Abantu bashoboye kukirenga ni byiza. Nawe ubwe numvise dutandukanye ko yemeye neza ko mbere yo kujya mu ishuri aheruka bahagurutsa abana batumuhutu n'uwe umututsi n'uwe, ibyo arabyemera ko byabagaho. Icyo twumvikanaho ni biriya wowe wavugaga ko byo kwigisha kwanga abatutsi, baravuga ko nta muntu wigeze abimwigisha. Kereka nimba amateka agaragara n'ubu ngubu ahereye kuri manifeste y'abahutu yashyizweho 1957.
ariko mu Rwanda. manifeste ni politiki ntabwo ari isomo ryo mu ishuri. Kwari kurumva ko politike nitanga n'umurongo w'uburezi mugenzi ni gahunda ngenderwaho y'igihugu. Iyo hajyaho manifeste yo kubaka ubunyarwanda icyo gihe ariko bitwaye iki niba abahutu barabonaga ko bakandamijwe ku ngoma ya gikolonize cyangwa ingoma ya cyami, kandi nawe ntibabihakana ko bari bakandamijwe, bagashyiraho iyo manifeste yo kubavugira mu rwego rw'amashyaka, hari icyo bitwaye? Icyo bari bakandamijwe ko bari badakandamijwe, ngira ngo icyo twari tugamije cyane kugaragaza ni uko ariko ntukemura ikibazo utera ikindi mugenzi. Ino ni ukuvuga ngo nimba ikibazo cyari gihari cyarashyizweho abantu bigira hamwe bagasheba ngo baragisohokamo gute, ntabwo uteza ikibazo, cyane cyane ko twese tuzi ko u Rwanda rwagiye ruca mu bihe by'abakoloni n'iryo kandamizwa ni byinshi byubatswe mu murongo wa gikoloni. Ntabwo rero igihe abantu bari kugendera ku bikomere basigiwe n'abakoloni ngo bakomeze bashimangire ibikomere by'urwango kandi abakoloni aribo babizanye. Ngira ngo rero baretse gato ihangane no sarangize ihangane buretse no sa oya buretse komeza karorero. Nagira ngo mbwire pasiteri ko ari n'ibyo by'abahutu n'abatutsi kuva muri 1928 iyo ideoloji yo kwerekana ko abatutsi aribo bakwiriye kuyobora ari abantu abatari abanyarwanda, ibyo ni umuzungu wagiye abizana abyubakiraho. Icyo rero abantu baba bategereje uyu munsi buno ubuyobozi bubaka ku yindi murongo wo kubaka ubuntu, kubaka ubunyarwanda, ni gahunda yo kongera guhindura imitekerereze, guhindurira icyerekezo cy'igihugu, kandi ino nzira y'aba bana runo rubyiruko niyo gushyigikira. By'ukuri ikintu navugaga yuko Karorero we yumva yuko ibintu byose tugomba kubishyira ku bakoloni, ni nko kublaminga mu cyongereza, sinzi uko nabivuga mu kinyarwanda. Mu by'ukuri ikintu ubona yuko mu Rwanda twagiye tugira hagiye hahinduka nk'ababyinnyi, ariko indirimbo ntabwo yigeze ihinduka na gatoya. Mu gihe cy'abahutu bari ku butegetsi bahezaga abatutsi, none n'ubu mu gihe cy'abatutsi abahutu barahejwe, nta bahutu mu nzego za gisirikare, abahutu barimo muri leta ni bake nyine. Nabo navuze ko ari abaheza nguni mu by'ukuri gusa bo kugaragaza ngo dore dufite n'abahutu muri leta. Ariko inosa wowe urasubira ku buheza nguni, ushobora kuba ari wowe buheza nguni kurusha bariya bagabo bari mu Rwanda bemeye gusaba imbabazi bakemera gukorana n'abariya abatutsi bari ku butegetsi. Buheza nguni ukomeza gusubiramo urashingira kuki? Reka ngo urugero no kugira ngo wumve ubuheza nguni neza. Ni nko urugero ubwicanyi inkotanyi zakoreye abahutu ikibeho, aho zishe abahutu barenga 8,000. Icyo gihe perezida Bizimungu Pasiteri niwe wari perezida ugaragara, ariko mu by'ukuri umutegetsi yari Kagame, aho yavuze yuko ngo abantu bapfera abantu 300 gusa. Kumva yuko n'ubundi nabo abahutu bari muri leta barimo kuvuga ngo reka da ngo abahutu bagomba gusaba imbabazi, bagomba kugira gute. Ngira ngo barabivuga gutya kubera yuko barimo kubona umugati, ariko ntekereza yuko ntabwo bareba imbere ngo barebe ingaruka zishobora kuba zizagira ku banyarwanda mu myaka iri imbere. Aho niho nshingira ku buheza nguni. Ntabwo ari ugushyira mu kuri kureba aho ibintu bigana. Ntabwo ari ugushyira mu kuri, kuko mugenzi ugushyira mu kuri ko mu Rwanda yuko ubwiyunge bwateye imbere, ni uko koko abo bahutu bavuga yuko bagomba gusaba imbabazi mu rwego rw'abahutu bagenzi babo, ahubwo bashyire ku bwoba bakaba nk'abarundi bakavuga bati okay, ikibazo ubundi u Rwanda twagiye tugira ni ukudasangira ubutegetsi. Mugenzi ntibazakubeshye, ntibazakubwira ngo iki ngo abahutu n'abatutsi bafite, bapfa kudasangira uduke bafite. Ibyo ngibyo uhereye muri kuva hari u Rwanda rwaba mu gihe cy'abami, abami bakomoka mu bwoko bw'abatutsi bw'abanyiginya, ngo nibo bavukanye imbuto, nibo bagomba kuyobora. Igihe kiragera muri 59 revolution y'abahutu ibaye, abahutu nabo bumva yuko badashaka gusangira n'abatutsi ko ari majorite. 94 noneho FPR ifashe ubutegetsi, haza iyo politike abahutu ni abajenosideri bose bagomba kujya basaba imbabazi. Usanga icyo ni ikintu cyagiye gikomeza kubaho ku buryo isangira ry'ubutegetsi, isaranganya ry'ubutegetsi ntabwo ryigeze ribaho. Niyo mpamvu mvuga ngo ntabwo abahutu bari mu butegetsi bwa FPR bagakwiye na gato kuvuga ngo bazarepresenta abahutu ngo basabire imbabazi, kuko ntabwo bari mu butegetsi barepresenta abahutu, ahubwo bari mu butegetsi barepresenta inyungu zabo. Yewe ndagira ngo mwumve twariho turavuga jenoside. Iyo tuvuga jenoside rero ntabwo jenoside
yakorewe abatutsi mu Rwanda yashingiye ku mitegekere. Abarwaniraga ubutegetsi, jenoside yakorewe abatutsi mu mugambi washimangiwe wigishijwe igihe kirekire. Ibyo turiho tuganira, turiho turaha agaciro abantu bemera ko jenoside yarabaye, ko yakorewe nde, wayikoze ninde. Uwayikoze iyo ateye intambwe agasaba imbabazi birashimisha, kundi yavuze ngo icyaha ni gatozi. N'uwisi uteye intambwe agasaba imbabazi akaba ariwe yubaka, uwakorewe icyaha aba ariwe yubaka igihugu. Izo ni imvugo z'abahakanyi kenshi bakunda guhakana ko nta jenoside yabaye, ahubwo ibyabaye ari imvururu zishingiye kuri politiki, abantu bicanye kubera gusangira. Izo ni imvugo z'abantu baba bashaka guhakana no gupfobya. Mu by'ukuri jenoside yabaye mu Rwanda, abayikoze aha ni abahutu bari bashyigiwe na leta. Uyu munsi turabona abayibayemo n'ababakomokaho bari bashaka gutera intambwe bihana basaba imbabazi ku cyo cyaha cya Karorero. Ndagira ngo rwose umbabarire bwana Karorero, ntugire amagambo ukira mu kanwa ntavuze. Ntabwo nigeze mpakana yuko nta jenoside yabaye. Gusa icyo ntemera nanone ni uburyo leta y'u Rwanda nanone inyito wenda bakoresha ngo jenoside yakorewe abatutsi. Njye nemera cyane itsembabwoko n'itsembatsemba, iyo mvugo bakoreshaga mbere, kuko iyo mvugo yarimo imvugo yashyiragamo bose, n'imvugo y'abahakanyi kandi ntabwo tubabuza ababo bakiyumvamo. Ariko mu mwaka w'2007 ngira ngo niho batangiye guhindura imvugo, babanza gukoresha ngo jenoside y'abatutsi, kubera amashyaka yari ari hanze cyane nka FDU yabatse, ariko abatutsi nabo hari jenoside bakoze bari muri FPR bakoreye abahutu. Noneho barongera barabihindura, ngira ngo mu mwaka w'2008 baravuga ngo ni jenoside yakorewe abatutsi. None areba na resolution 955 ivuga jenoside Rwanda. So nemera ko mu Rwanda habaye jenoside, kandi nkemera yuko abantu bose babuze ababo bagomba guhozwa, abantu bose babuze ababo bagomba kubona uburenganzira bwo kuririra ababo, ndetse bakabona n'uburenganzira ku butabera. Kandi nkemera yuko umuntu uwo ari we wese, yaba umuhutu yaba umututsi, wagize uruhare muri jenoside tsembabwoko n'itsembatsemba byabaye mu Rwanda agomba kubihanirwa. Njyewe icyo nongeraho ni uko agomba kumenya ko nta jenoside Rwanda yabaye, habaye jenoside yakorewe abatutsi. N'amahanga arayemera, ashyiraho n'urukiko ruhana abayikoze. Nta mpamvu yo gukomeza umuntu ahakana ikintu cyemejwe cyabaye. Bwana Karorero, ngenda nshingira kuri resolution igishyiraho, ariyo resolution 955. Ndagira ngo nanone nakwibutsa yuko n'ayo mahanga uvuga buri gihe mu kwezi kwa kane, iyo ibihugu birimo kubwira abanyarwanda ngo bihangane ko bifatanyije nabo, uzarebe bya bihugu byose ndetse na Amerika ntabwo bandika jenoside yakorewe abatutsi, bandika jenoside Rwanda, kuko muri UN niko imeze. Ahubwo icyatumye n'ubundi iyo nyito ihindurwa, ngira ngo nabo b'abantu cyane wenda b'abatutsi extremiste bo bari bafite impamvu za politike yo guheza abahutu, ndetse n'ibingibi turimo kubona uyu munsi nyine by'uko ngo abahutu bose bagomba gusaba imbabazi. Ngira ngo ibyo ntibyagiye bibitegura, nk'uko nawe wavuze uti jenoside ntabwo itegurwa uwo munsi, cyangwa ikintu kibi ntigitegurwa uwo munsi. Ariko icyo kintu cyo gushyira icyaha ku bahutu navuze yuko cyatangiye muri 1994 kuva FPR yafata ubutegetsi. Ngira ngo nta gushyira icyaha ku bahutu, umuntu yemera icyaha cye yakoze, uriya abana bagatanga ubuhamya ku byo ababyeyi babo bakoze. Kugira ngo rero ariko basaba gute ababyeyi bakoze icyaha kuko atari bo basaba imbabazi, abana bagasaba imbabazi? Bariya abana bamaze no gukura, bamwe icyo bashingiraho ni ukwigira ku bihe byashize, bakavuga ati twabana gute tubivana muri icyo kintu cy'umutaka, umutaka w'igihutu ariwo mu by'ukuri abakoze jenoside ariwo bari bambariyeho, bariwo bashingiyeho, twawuvanamo gute noneho tukubaka abana b'abanyarwanda. Twebwe dufite urubyiruko rwo rwiyubaka, hari n'urubyiruko rugitekereza nk'abo ngabo bondi bose bangabo turiho tuvugana nabo, ariko twebwe turashingira kuri uru buhamya bw'uru rubyiruko ushaka rufite inyota yo kubaka igihugu. Ntabwo nemera iyo politike y'ikirura n'umwana w'intama. Ngira ngo niba wenda waba warize mu Rwanda, waba warize umugani w'ikirura n'umwana w'intama, aho ikirura cyabonye umwana w'intama ngo kuntobera amazi, ikirura umwana w'intama tereka nta mazi yawe natobye, ati n'ubushize waranutse, ati nari naravuka, ati niba atari wowe ni mukuru wawe cyangwa ni so wanyu. Ngira ngo iyo ni politike y'ikirura n'umwana w'intama FPR irimo gukora. Ese Karorero, waba wemera yuko FPR inkotanyi yishe abahutu muri za byumba bahamagaraga ngo baze kwitaba inama bagahita bitaba Imana?
uzasoma igitabo cyitwa live no one yanditswe na yakoze jenoside. ese wemera yuko inkotanyi zatikije abahutu ikibeho barenga 8,000? ese wemera yuko inkotanyi zatikije abahutu barenga 400,000 muri Kongo? ni ukuvuga ngo iyo umuntu avuze ngo basaba imbabazi mu rwego rw'abahutu ni ugukina ku mubyimba cyane. abo bana b'abahutu babuze ababyeyi babo, abo barokotse akaba ari nk'umuhutu umwe afite leta yo mu Rwanda itamuhoza kubera ko atari umututsi, noneho byo leta ikaba irimo kuvuga ngo uwo mwana naza asaba imbabazi, kandi mu by'ukuri hari abo mu muryango we bamazwe n'inkotanyi. Twose icyo navuze ni uko umuntu wa mbere wakagombye gusaba imbabazi yagagombye kuba perezida wa Repubulika Kagame. Ntazasaba imbabazi mu rwego rw'abatutsi kuko ntabwo ari abatutsi bamutumye, ahubwo azasaba imbabazi nk'uwari uhagarariye umutwe wa FPR. Nabwo arajya muri wa murongo mugari wo kwerekana ko jenoside yabaye mu Rwanda, arafata ibintu by'ubwitanyi akabivanga na jenoside. Urumva aragenda abivangavanga. Icyo tuganira uyu munsi ni koko jenoside yarabaye, jenoside yakorewe nde. Hanyuma ariko iki yarakubajije cya aba bahutu yagiye atanga ingero barigishijwe cyangwa abahutu bapfuye ikibeho bishwe cyangwa tuvuge bishwe na RPF muri rusange, bo ninde wasaba imbabazi kuri bo? Jewe nta statistique kwanza cyane nemera ko RPF yari ifite umurongo wo kwica ntawo. Birashoboka ko itari ufite ariko yarishe. Yewe ko mpamya mu byo nasoma mu bushakashatsi nagiye nkora, ahantu hagaragaza ko RPF yigeze kuba yifite police yo kurubwica. Nkubwiye ko ntabwo ari police ariko yarishe. Nkubwiye ngo ibyo ngibyo avuga sinemera ko nta police yari ifite. Nimba hari n'ubwicanyi ko yari intambara iba, nimba hari case iri isolated y'umuntu ku giti cye wabikoze arabihanirwa ku giti cye, ariko nzi ko nta ahantu higeze habo ubwicanyi mu izina rya RPF. Rero ababivuga bose baba bagamije gushaka kuzamura ya myumvire ngo habayeho jenoside yakorewe abahutu. Karorero reka nkubwire nta isolated case yo kwica aho na UN na Human Rights bavuga yuko muri za byuma za Kiyungo bishe abahutu barenga 60,000, aho ikibeho bishe abahutu bagera ku 8,000. na isolated case yo kumva yuko abahutu barenga 400,000 batitiriye muri Kongo. Hanyuma izo statistique nizo himba nta nubwo nzi ko nazifite. Niba igihe gito Perezida Kagame avuga ko ijambo yavugiye Kibuye avuga ngo bare abahutu nizo himba nizandiko n'abantu maze abantu, noneho icyo gihe intambara ibaye bakica abahutu barenga 400,000. That is not an isolated case. Reka turangirizaho impaka ntabwo zarangira. Mbashimire Pastor Innocent Ndagijimana North Carolina muri Amerika na Joseph Karorero mu Rwanda. Bwana Karorero Joseph. Murakoze. Hari igitekerezo waba ufite kuri iki kiganiro, twandikire kuri info@bbc.co.uk. Twatumikiye kandi Dr Venuste Karambizi, umwarimu muri kaminuza yigenga yo mu Rwanda, na Nsabimana Jean Dodier, umurundi utuye muri Adelaide mu majyepfo ya Australia. Dr Venuste Karambizi niwe utangira. Ku ruhande rwa Dr Gasana na Jenerali Habyarimana, nabonaga umuntu ayunguriye ibyo bavuze byose, ubona ko bavuga habaye jenoside zombi, ko habaye jenoside yakorewe abatutsi, ko habaye na jenoside yakorewe abahutu. Ngiye gasanga atari byo, uko uretse kwigiza nkana kuri repubulika zombi ebyiri zayoboye iki gihugu, ndetse kuva mu 1999 birazwi biraboneka ko abatutsi batotejwe, abakicwa, bagatorongezwa. None ejo bundi muri 1994 mu by'ukuri ni nk'indunduro, ariko none umushaka kumbaza mukete ibimenyetso byaje ni bishi. Ibimenyetso ni nk'uko 1999 abantu bahunze, ugasanga abatutsi bavanwa mu byabo bakajyanwa za Bugesera, abasigaye bagahezwa mu nzego z'ubuyobozi, bagahezwa mu gisirikari, bagahezwa mu mashuri. Noneho kugeza ubwo ejo bundi FPR yiyahuye kuri guverinoma y'u Rwanda, yavuga ko ari kwiyahura kuko Dr Venuste urakoresha ijambo kwiyahura, ariko abagabo batera bari bafite intwaro nyinshi n'abasirikare benshi ndetse benda kungana n'u Rwanda, kuko bari bafite intwaro zo bakuye muri Uganda. Aragitangira yafite intwaro nkeya, ifite n'abantu wenda bahanga batari benshi, byagiye byubaka buhoro buhoro. Abasirikare bagenda ku 4,000 ntabwo bari bakiye Dr Venuste Karambizi. Okay, ariko njye histori yabo ndayizi rwose, twayisubiramo. Bari abantu bake, ahubwo ingufu zagiye zibaka
kubera n'agahinda ko kubura uburenganzira n'abantu benshi bakabajeminga bakabashyigikira. Mu by'ukuri regime yayoboraga u Rwanda irisenya kubera kuyobora nabi, ariko ikigaragara ni iki? Iyo bariya abagabo bombi Edouard Gasana na Habyarimana bavuga ngo double genocide, ni ukwigiza ifata nka General Habyarimana iyo avuga ngo FPR nayo yishe ngo abahutu ngo abari muri za kade de place, ndashaka kwerekana ko RPF nta mugambi yari ifite kwica abadeplace. Ntubivange, hari abadeplace, hari abantu bishwa. Abadeplace ni ukuvuga abantu bakuwe mu byabo bagahunga. Ariko General Habyarimana aravuga ngo FPR yari barashenze kwica n'imbunda gukomeza kubarasa. Ibyo ntabwo ari byo nibitwayebaza. Nta intention rero RPF yari ifite kwica kwigira yakwishyira mu bikorwa, kandi na nyuma FPR sindiye yasanze abahutu mu gihugu nta bahutu yakikije. Ariko muri iki kiganiro Dr. Venusi bagiye batanga ingero z'abantu bishwe na RPF. Iyo habaye intambara ubundi ubwicanyi bubaho, ariko ntabwo wakwicanya ubwicanyi ushobora kuba bwarakuye umuhutu n'uri ndetse kenshi bukanahanwa mu bwicanyi na jenoside yakorewe abahutu. Ibyo ntibishoboka. Dr. Gasana nawe yavuga ngo kubera ko abantu b'abahutu nk'abasogozi bari ba minisitiri bajya kwigendera gatanu n'abandi bishe bazira ibitekerezo no kuba batarangaga abatutsi, ko nabyo bituma haba double genocide. Ntabwo ari byo, ahubwo nabo basaga nabo bahinduwe abatutsi mu by'ukuri kubera ko babaga babangamiye umugambi wa guverinoma. Niyo mpamvu batemera ko abahutu basaba imbabazi. Nizo ngero yatanze, none gusa nkaho wumvikana nabo. Izo ngero ntituzemeranaho nawe hari argument, ariko noneho reka wenda dutere intambwe tujye kuri icyo cyo gusaba imbabazi icyo bishatse kuvuga. Buretse gato uvuze byinshi kandi hano Nsabimana aransaba ijambo kuri ibyo ngibyo umaze kuvuga. Ndumva ashaka kuvuga, hanyuma tujye kugusaba imbabazi. Numvirije ibyo Dr. Karambizi ariko aravuga. Ku bisanzwe mugerageje kumwumva ko aravanga ibintu akajya mu bintu byakahise. Mu Kinyarwanda bavuga ngo ni amateka. Aravanga ibintu byinshi cyane, akajya no ku bintu byatumye intambara mu Rwanda iba, ngo FPR yariyahuye. Ariko nk'uko mubizi si ukwiyahura, kuko bari abantu bateguye neza gutera u Rwanda kujya mu bibona, kuko bari no mu gisirikare cy'Ubugande n'Ubugande bwarabafashe. Byari ibintu byari byarateguwe neza. Kuri icyo rero nibaza kuko utari ukwiyahura, kuko wari umugambi wateguwe, kandi iby'uko barwanira liberite ngo batahe mu gihugu cyabo, ibyo ni ibisanzwe. Bari bafite igituma barwana, ibyo ni sino bitabako cyane. Ariko rero Dr. Karambizi icyo akwiye kumenya ni uko ibyo yagerageje kuvuga byose byatumye intambara iba mu Rwanda, ibyo si cyo umuntu yohagarara ko cyane. Ikibazo ni ukuntu agomba gusigura ko abahutu bagomba gusaba imbabazi. Arakubaza impamvu abahutu bagomba gusaba imbabazi. Imbere yuko musubiza ndajya gusobanurira ijambo nise kwiyahura, nuko iyo muvoma de liberation itangira mu by'ukuri iteka ibirusha ingufu na guverinoma iriho. Ntibibuza ko hari hategukiwe, ariko guhangana n'abantu bayobora bafite za alliance ahantu hose burya ntabwo ari ikintu cyoroshye. Icya kabiri, ntabwo ari jyewe uvuga ngo abahutu bagomba gusaba imbabazi, ni abahutu bamwe babyivugira. Ariko urabishyigikiye, tubwire impamvu ubishyigikiye. Sinzi ko Nsabimana nkurikira, ngira ngo ababivuze ubushize ni abantu b'abahutu ubwabo bavuga bati kubera ipfunwe dufite kuri jenoside yakorewe abatutsi mu izina ry'abahutu, twiyemeje gusaba imbabazi kugira ngo gusaba imbabazi abanyarwanda kugira ngo iryo pfunwe. None wowe urabishyigikiye, wumva ari byo cyangwa? Njye numva ari byo. Kubera iki? Kubera ko nk'umunyarwanda yabizi, nzi ko abatutsi n'abatoteye kuva mu 1959 kugeza ejo muri 1994 irimbura rirangiza. Ibyo abatutsi barabizi n'abahutu barabizi b'abanyarwanda. Nacyo cyatumye bamwe mu bahutu bavuga bati birarambiranye, reka twature tuganire na bagenzi bacu b'abatutsi tusabe imbabazi mu izina ry'icyaha cyakorewe byitwa ubwoko, dore ko twatera intambwe mu kunga abanyarwanda nabyo atari ukurenzaho kurenzaho. Dr. Venusi buretse gato nicyo yashakaga ngaho ko Nsabimana. Kuri ibyo rero mugenzi, ndafite utubazo dukenya nsaba ko Dr. Karambizi yama kubisobanuro ko abishyigikiye. Mu Rwanda harabaye jenoside, genda byemera, nitwo bigaruka, ariko ndafite ibyo ndamubaza. None Dr. Karambizi kushyigikiye ko abahutu bose basaba imbabazi, mbwira umwana w'umuhutu
yavutse muri 1994 ubu agiye kwiza imyaka 20 kujya mu ruhande akavuga ati ngende umuhutu nitwa X ndasabye imbabazi kuri jenoside yabaye mu Rwanda. Umwana yavutse muri 1994 w'umuhutu yavutse ku babyeyi b'abahutu asaba imbabazi kubera iki? Cyo ni ikibazo cya mbere. Ikibazo cya kabiri, dufatiye ku bintu byabaye mu isi, dufate muri Afurika y'Epfo harabaye ikintu bita apartheid, kandi urabizi Dr. Karambiri, abazungu barakumira abirabura, barabica, barabatoteza. None muri Afurika y'Epfo abazungu bose baragurutse basaba imbabazi abirabura kuri apartheid n'ibintu byose bakorewe, n'ibivuzi apartheid yakoreye abirabura, ko abazungu bose badashinjwa icyo cyaha, ko abazungu bose batagurutse ngo basabe imbabazi zasabye abakoze ibyaha. Dr. Karambiri, wowe wumva kwera ibyo bintu atari ukujijisha abanyarwanda no gushyigikira ibintu by'amafuti bidafite ishingiro? icya mbere tugomba gukuramo ijambo ngo bose bari mu Rwanda tubikurikirana tuvuga ngo abahutu bose barasaba imbabazi. Ni umuntu ubishaka uwumva bimuvuna ku mutima. Ari itsinda ry'abahutu ryavuze ati twe tugenda n'ipfunwe mu mibanire yacu n'abavandimwe bacu b'abatutsi, kumva ko jenoside yarakozwe mu izina ry'abahutu bitugora, wese ngo twature dusaba imbabazi mu izina ry'abahutu. Ariko Dr. Karambiri gatoya, umuhutu wese ubishaka ni ukuvuga iki? N'umuhutu utakoze icyaha iyo bishaka gute atataha yakoze? uwumva ko atakoze icyaha adashaka no kuzisaba ntazagusaba kandi ntacyo azaba. Ariko hari itsinda ry'abantu byanarebye ibyo abakoraga deba bariya barimo Rucagu Bamporiki n'abandi bavuga ati dufite imvune ku mutima turashaka kwatura tubivuge gusa, ariko si ukuvuga ngo umuntu wese ngo asabe imbabazi. Ariko ikindi nababwira ni uko ibanire n'abanyarwanda bandi hari n'abacitse ku cyuma bavuga ati rwose mubivuge natwe twiteguye kuzibaha, twamaze kuzibaha kugira ngo dutere intambwe. Hari umuti uvuga ati mfite imvune, uwo ngo ashobora kuboneka mu bakuze. Reka kumve gato, reka Nsabimana avuge. Dr. Karambiri, nk'umuntu nka wewe w'umudogiteri, kuvuga ngo umuntu wese abishatse ngo asabe imbabazi n'aho atacyaha yakoze. Ariko Dr. Karambiri, kweri wumva kubishaka ni ukuvuga iki? Umuntu asaba imbabazi kuko afite icyo yakoze kandi ashaka kubabarirwa, imbabazi akazihabwa cyangwa bakazimwima. Iyo bazimwimye bakamukurikirana mu bucamanza. Umuntu wese ubishaka utakoze icyaha byomurya ku mutima kubera iki? Wewe wumva ibyo ari byo? Icyo nakubwira, aha tugomba kuvangura amategeko n'umuco. Mu by'amategeko kuko icyaha ni gatozi, ariko mu by'umuco itsinda ry'abanyarwanda ryatoteza irindi rikorana jenoside, ariko rigakomeza gukoresha mu izina ngo abahutu. Ubu rero harimo n'abana bafite imyaka 19 n'abavutse nyuma, hari abo bivuna barabyivugiye, habaye inama. Kandi mu by'ukuri nubwo bamwe bibwira ngo hari uwashyizeho urutoto bashyizeho, ahubwo babona mu byerekeranye n'umuco atari gushingira ku mategeko. Ku mategeko Dr. Karambiri sinkwemerera na gatoya. Bonetse gato Venusi reka avuge. Bonetse Nsabimana, aho sindakwemerera na gatoya. Mu muco w'ikinyarwanda no mu muco w'ikirundi nta na hamwe biri yuko papa wanjye yarakoze icyaha. Mu muco w'ikinyarwanda jewe ndi umwana wiwe ngomba kugenda mu bantu papa yakoreye icyaha ngo ndabapfukamire ngo mwagira ibi ngo jewe ibi n'ibi ngo ndasabye imbabazi. nta namwe mu muco w'ikinyarwanda byanditse. ahubwo ibyo byagomba kuba inshingano za leta y'u Rwanda kugira ngo barabe ikintu cyateye ibyo, hanyuma bumvikanisha abanyarwanda, ariko batarinze kubapfukamika ngo basabe imbabazi. nta namwe byanditse ko mu muco w'ikinyarwanda cyangwa mu muco w'ikirundi abantu bajya gusaba imbabazi z'ibyaha batakoze. Tubanze dukwemo ijambo ngo gupfukama, ibyo ni ibintu n'ibyo batekereje uvuga ariko ntabwo ari byo. Icya kabiri, leta y'u Rwanda yo harimo umurongo yatanze, hari komisiyo n'ubwizigame abantu bakoreramo, ariko hari ibyakongerwaho. Umuco navugaga leta nawe urazi muri tradition yacu y'abanyarwanda n'abarundi, iyo kera umuntu wo mu muryango yicaga wo mu muryango wundi bashobora guhora uwo bahuye uwo ari we wese, hanyuma igihe kikazagira nk'umwami agaca inzigo bagiye guhorahorana. Ariko mu muco iyo umwe yakoraga iki
ababikoreye bashobora gutekereza ngo kirareba mu muryango akomoka wose. Ubwo rero ni ukuvuga ngo n'uwo muco nturavamo, ndetse n'abakoze jenoside bawushingiyeho, kuko babonye ngo FPR yatatse bakavuga ngo FPR n'abatutsi yereka bita abatutsi bose. Ntabwo umuco upfa kuvaho rero, baranatubwira iyo tuganiriye bakavuga bati turatunikanga wenda ko twanahorwa, reka tubyature birangire bijya ahagaragara. Dr. Karambizi, reka mvuge Karambizi, reka nabagusubize. Dr. Karambizi, ibi bintu mwebwe abanyarwanda mubifata minenerwe, ariko ni ibintu bikomeye cyane. Icyaha cyo kwica ni icyaha cy'imibano, kuvuga ngo aha n'aha ngo abana barwanye, cyangwa kuvuga ngo aha n'ahariya ngo umuntu yibye igitoki mu isambu cyangwa mu itongo rya naka, biratandukanye n'icyaha cy'ubwicanyi na cyane cyane icyaha cya jenoside. Ku isi ibintu by'imibano n'ibyaha by'ubwicanyi, Dr. Karambizi, murakwiye kubiha agaciro kabyo. Ntimubifate ngo ni umuco bimwe byo kubana ba mama wacu bagenda bagatizanya amasuka cyangwa tugasabana imyunyu iyo wasanga mu rugo kw'ahandi hantu bakinnye. Ibyo biratandukanye n'ibyaha by'ubwicanyi, na cyane cyane jenoside yishe abantu bagera kuri miliyoni, na cyane cyane abahutu bahunze igihugu kubera icyo kintu cyabaye, n'ibindi byaha byakurikiye FPR imaze gufata ubutegetsi. Murakwiye kubitandukanya n'ibintu by'imibano mitoya isanzwe yo gusabana. Umuco ntabwo ureba gusa ibyo no gutizanya ibikoresho cyangwa gusurana, unereba n'imyitwarire iyo arakoze yabaye ibyaha biremereye, byaba iby'ubwicanyi busanzwe cyangwa ibyaha bya jenoside. Umuco ni karita y'igihugu, ibihumbi ibintu byose harimo ibyoroshye harimo n'ibikomeye. Ibikomeye nibyo mvuga rero. Ikindi ntabwo leta y'u Rwanda cyangwa abanyarwanda bafite, ariko aho ugiye mu muco Karambizi, reka ninjire gato aho ngaho. Ugiye mu muco, jenoside ntabwo iri mu muco w'abanyarwanda cyangwa abarundi. Jenoside ndetse n'ijambo mwararibuze, buretse gato n'ijambo mwari mwararibuze ukuntu muryite, bamwe bakaryita itsembabwoko n'itsembatsemba, abandi bakaryita jenoside. Ni ikintu gishya, nicyo ngira ngo umugabo ashaka kugaragaza. Ntabwo kiri mu muco w'abanyarwanda, ntabwo kiri mu muco w'abanyarwanda n'abarundi. Umuco jenoside ni ishyano ryaje rirangamira umuco, ariko mu kurikemura hakoreshwa umuco. Nacyo tuma abanyarwanda bashatse kuvoma muri gacaca kera, bakongeraho za elema zindi, bakagerageza guhangana na jenoside. Ariko ntabwo bibuza gukomeza guhanga ibitekerezo byongera ku byakozwe, kuko n'ubu ngubu n'abari bafungiye jenoside bakabarira igihano cyangwa bakagabanyirizwa, baraza bagatanga imbabazi bagenzi babo barokotse jenoside. Reka mugenzi, urumva ko Dr. Karambizi, reka ndangiza gato. Noneho kugira ngo abantu bakomeze babane bubake igihugu kitazongera kuba amahano, nuko hakomeza kuba guhanga ibitekerezo. Dr. Karambizi, kuki abazungu bose bo muri Afurika y'Epfo batasabye imbabazi kuri apartheid? Erega buri gihugu gifite realities zacyo. Ni nk'uko muri Afurika y'Epfo habaye apartheid ariko ntihabe jenoside. Ni ukuvuga ngo imyitwarire y'abazungu n'abirabura bahariya ntabwo rero tugomba gufata ngo dutere tuzane mu Rwanda. Abanyarwanda bafite uburenganzira bwo kwitwara bakurikije ubwenge bwabo n'ibibazo bahura nabyo. Mu Rwanda turavuga ngo tugomba guhanga ibisubizo bidasanzwe kubera ko twahuye n'ibibazo bidasanzwe. Turazi neza ko muri FPR batari abatutsi gusa bari bayigize, harimo n'abahutu. Ndaguha akarorero na Perezida Bizimungu na Koloneli Alexis Kanyarengwe. Abo ni abahutu bari bakomeye cyane muri FPR. Ndaguha akabazo, nk'ubu yaba Koloneli Alexis Kanyarengwe yari akiriho, kumubwira ngo ahaguruke ajye mu ruhame asaba imbabazi ku ruhande rw'abahutu bishe abantu, n'ukuntu Kanyarengwe Alexis yafashije FPR kugira ngo igere ku butegetsi, ibyo bintu Kanyarengwe yaba yakiriho yabifata gute Dr. Karambizi? Sinzi ko nkurikiye neza muri byo gusaba imbabazi n'ubushake bw'umuntu. Karambizi, niba ari ubushake bw'umuntu, kuki Rucagu atasaba imbabazi ku izina rye nka Rucagu kubera ibintu yakoze ntabyambika abahutu bose? Aho nisaba kabisa icyo kibazo. Rucagu nakurikiye ibitekerezo bye muri byose yagize, n'ibitekerezo bya musore Edouard Bamporiki. Batekereje ko basaba izina mwizi. Nta muhutu wabatumye, ariko nta muhutu watumye Rucagu cyangwa Bamporiki. Bafashe icyemezo kuko babonaga ari ngombwa, ni imitekerereze yabo. Ariko ninde wabatumye? Ninde wabatumye mu bahutu? Nibo bafashe icyemezo
ariko bakorana n'abandi benshi kuko hano turi mu Rwanda hari n'aho tujya tujyamo, hari aho tuganira, hari abantu benshi bagenda ariko nta abahutu barahurira bagahitamo Rucagu cyangwa Bamporiki ngo ni budusabira imbabazi, ntaho byabaye. Ugiye mu kuri Rucagu aravugira FPR kuko ari mu ntore, ibyo avuga byose ni ibitekerezo bya RPF, ntabwo avuga ko ari ibitekerezo by'abahutu. ariko kuba muri RPF ntibuza umuntu kuba umuntu oya kuba umuhutu, turajya ku buhutu, aho ngaho ni ku buhutu. Umuhutu watumye Rucagu n'uwuhe? nuko bariya si bo bonyine babitekereza, ahubwo nuko ari bo bavuze kuri radiyo, wenda bazakomeza ugakora sondaje ukavanga n'abandi batanga ibitekerezo, ariko ntabwo iyo umuntu avuze kuri radiyo ari ibyerezo opinion. Ariko kuri radiyo Bamporiki yatubwiye ko bagiye mu turere 30 tw'u Rwanda, inama irangirira muri Serena. Hari n'umugambi wo gukomeza ahandi mu turere twose tw'u Rwanda. Ni ikintu barimo gushishikariza, ntabwo ari abantu bajya kuri radiyo, ni ibintu barimo kwigisha. So gushishikariza ko mutera, ahubwo ni ukugira ngo barebe abagana muri icyo cyerekezo, wenda bafatanye babivuge, babwire abanyarwanda baturere. Dr. Karambizi, uranyemerera yuko umuntu asaba imbabazi kubera yuko aba yakoze ikosa cyangwa aba yakoze icyaha? Icyo turacyumvikanaho. Ibyo ngibyo nakubwiye ko ari ibyerekeye amategeko, ariko ibyerekeye imyitwarire n'umuco uzanga umunsi jenoside yabaye mu Rwanda, ubu abantu bose barimo barahanwa, abantu bose barimo barakurikiranwa ku isi, nta mategeko arimo. Arahari, ariko iruhande rw'amategeko ndetse hejuru y'amategeko bakurikiranwa ku bw'amategeko, bagakurikiranwa ku bw'umuco. Wanyihangane na gato nkubwire, ejo bundi mu myaka ishize minisitiri w'intebe w'Ububiligi yaje mu Rwanda avuga ngo asabye imbabazi n'izina ry'Ububiligi bwakomeje u Rwanda. Aho tugiye mu migenderanire y'ibihugu n'ibindi, ibyo biratandukanye n'ibyo bintu twumva Rucagu na Bamporiki na Perezida Kagame batangije muri izo ntara zo mu Rwanda bikarangirira muri Serena. Rucagu yavuze ngo abahutu bose numva bakwiye guhaguruka, ariko njye sinigeze ndamwumva avuga ngo njyewe Rucagu ku bantu nishe cyangwa ku bantu bapfuye kubera yuko njye ndabifitemo uruhara, ndasabye imbabazi abanyarwanda. Bwana Simon uri utamukoni hasohotse igitekerezo kivuga ngo hazabwa imbabazi, ariko imbabazi zabo zo ntizasabwa. Ni ukuvuga ngo iyo nta mumuha aje no kwiyongera ibyo atekereza, ariko nakubwiraga ko kugira ngo umuntu asabe imbabazi y'iki kintu si uko baragikoze, kuko n'uriya premier ministre wasabye imbabazi abari barakomeje bari abasaza banapfuye bamwe, ariko abana gani ikintu cyitiriwe igihugu cye kigayitse, aravuga ati rwose mugerageze kutubabarira. Karambizi, nibaza kubizi, reka tubwire abanyarwanda n'abarundi barimo baratwumva ibyo by'abantu. Umuminisitiri w'Ububiligi yavuze ikintu bita mu gifaransa les excuses, bitandukanye n'imbabazi wowe uri kuravuga mu Kinyarwanda. Iyo usanga excuse nuko wemeza ngo wakoze ikosa, ni tradition ya excuse cyangwa apology mu Cyongereza. Uragarutse ku ikosa, ucyangwa turavuga imbabazi ahari nese zakuyita excuse cyangwa iki, ariko kubera ko crime ya jenoside ikomeye cyane, wenda twareba ijambo riremeye kurusha, ariko excuse nyine nayo ni ugusaba imbabazi. Niba mpaye igisubizo neza, umwana w'umuhutu yavutse nyuma ya 1994, jenoside imaze kuba, bafite imyaka 20, yasaba imbabazi byagenze gute? Yakoze iki kugira ngo asabe imbabazi ku izina ry'abahutu? Igisubizo nakiguhaye nuko ndashaka kucyumva. Nakubwiye ko niba yumva afite ipfunwe avuga ati genda asaba imbabazi kubera icyaha cyavuye mu izina ry'ubwoko bwanjye, azabikora. Ariko natabyumva ntabwo uzabimuhatira, azaguma yibanira n'abandi banyarwanda nta kibazo. Kuri wowe nk'umuntu w'umudogiteri, wumva izo mbabazi zaba zivuye kuki? Kubera iki utumva ko umuntu naho yarindagira izo mbabazi byaba ari ibintu by'ubujuju byo kutamenya? Ahubwo mwebwe n'u Rwanda na guverinoma abantu bayirimo bari bakwiye gukangurira abanyarwanda bakababwira n'amategeko abagenga. Izo mbabazi wumva zaba zivuye kuki? Reka turangirizaho, Karambizi. Ndagaruka ku cyo navuze gitangira, uretse kwigiza nkana igice cy'umuryango nyarwanda cy'abatutsi cyaratotejwe kiranarimburwa mu izina ry'abahutu. Ni ukuvuga umuhutu wari wese umva yuko afite inkomaga ku mutima, afite uburenganzira bwo kuvuga ariko bavandimwe nimumbabarire kuko izina ryabo ibyo sibyo na gatoya, kuko sibyo na gatoya, kuko ikibazo ahantu kiri ubu ntigihagaze ku buhutu cyangwa ku bututsi cyangwa ku butwa bw'umuntu. Kuba umuhutu, kuba umututsi, kuba umutwa si icyaha.
twese twisanze turi abahutu abandi bisanze ari abatutsi abandi bisanze ari abatwa umuntu bagomba kumufata ku kintu aba yarakoze kuba umuhutu cyangwa kuba umututsi cyangwa kuba umutwa si icyaha na gatoya kandi ibyo Dr Karambizi yagomba kuba abizi ahubwo niwe yigiza nkana abategetsi b'u Rwanda nka Kagame yagomba kuba abizi reka turangiriza aho impaka Dr mumbabarire impaka ntabwo zarangira ntabwo nigiza nkana ahubwo nawe Nsabimana bashaka kujya muri logike ya kizungu ya kinyaburayi ukibagiwe logike yacu ubu igice cy'abatutsi cyatotezwaga hari aho igice cy'abahutu bazindukiyemo u Rwanda si izinga ryigenga cyangwa u Rwanda si ikirwa cyigenga u Rwanda ni igihugu kiri ku isi udashobora gufata ukwacyo kandi reka turangize aho Dr Karambizi numva bitarangira reka mbashimire Dr Venuste Karambizi i Kigali na Nsabimana Jean de Dieu Adelaide muri Australia ndabashimiye cyane ariko mu kurangiza gatoya nashaka kuvuga ko amajambo ya Perezida Kagame nk'umuntu w'umuyobozi atwara igihugu cy'u Rwanda arateye ubwoba gutanga urugero rwiza ariko perezida wacu turamwemera ategeka abatutsi niwe yari akwiye gutanga urugero rwiza n'isi yose izi ko perezida Kagame ari umuyobozi mwiza sinzi ibyo aho bishaka wenda tuzafata ikindi gihe tuzi okay reka turangirizaho ariko ari mu karere turangirizaho Venuste base murakoze nawe murakoze cyane bakunzi b'ikiganiro Imvo n'Imvano naha dusoreje Imvo n'Imvano y'uyu munsi ndashimira abatwandikiye bose n'abagenzi banjye bafashije kubategurira Imvo n'Imvano y'uyu munsi mwari kumwe na Ali Yusufu umugenzi naho butaha Yo